abantu uzabona isi komera amashyi bakanga amashyi y'isi bagahitamo amashyi y'Imana, uzamenye ko abo bazagera kure, bazaba batoni b'Imana. Reka mbabwire bene data mwese muri kumukunyumva, twese dukunda gukomerwa amashyi n'isi, ariko reka nkubwire icyo waba uri cyo cyose, waba ufite uburanga Daniel yari abufite, waba ufite ubwenge Daniel yari abufite, waba ufite aho uvuka Daniel yari afite aho uvuka, waba ufite na confidence Daniel yari azifite, ibyo byose abishyira hasi aravuga ngo ngiye nzavuga Imana, abo mutoni w'Imana. Icyatumaga yitwa umugabo ukundwa nuko hari byinshi yari yarahaze kugira ngo abone iyo titre. Nuzabona umuntu witwa intwari ku isi nuko aba yarabivunikiye, ntawubona ubutwari yicaye muri salo. Boze mbabwira abakristo benshi bashaka gutwara ikamba ry'icyubahiro batambaye ikamba ry'amahwa, bashaka kubona risturune batigeze bagura, bashaka gukomerwa amashyi batigeze bavunika, bashaka gusarura batigeze babiba. Mujye mumbabarira kubivuga nuko hari ibintu bimbabaza. Abarokore turabeshya nk'abandi, abarokore barasambana, abarokore bashyira mu kazi bakakwiba, abarokore nabanebwe, ntabwo bameze nk'aba batoni b'Imana ba Daniel. Reka turaza kubigeraho mu bireba. Imana ikeneye abarokore bavugana n'Imana bakamanura ibisubizo aho isi yagize ibibazo. Tugiye dufatanye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira, Imana iduha amasezerano akomeye cyane ku ijambo ry'Imana, katubwira ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, iyo ni Zaburi ya mbere, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira. Bene uwo muntu Imana iravuga ngo uwo wishimira amategeko y'Imana ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi. Haleluya. Ngo ibibabi byacyo ntibyuma, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo kandi iyo azagerageza gukora byose bizamubera byiza. Uwo ni umugisha w'abantu bitondera ijambo ry'Imana. Handi Yesu yabwiye abigishwa be, arabwira ngo umuntu nankunda ngo azitondera amategeko yanjye, ngo kandi umuntu nitondera amategeko yanjye ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, ngo tuze aho ari tugumane nawe. Niba utakwishimira kugira umugisha nk'uwo nguwo. Haleluya. Ibi ndabibabwira kugira ngo mbakundishe ijambo ry'Imana, mbakundishe no kurigendamo. Ariko murabizi muri iyi minsi ntabwo ariyo ntego yacu turimo kwigaho, turimo turiga ku ijambo ryitwa kuba umutoni w'Imana. Kuba umutoni w'Imana, kuba muri favor y'Imana, kuba inkoramutima y'Imana, kuba umuntu Imana yishimira, kuba mu gikundiro cy'Uwiteka. Uyu munsi turakomeza muri iyo nyigisho ivuga ngo kuba umutoni w'Imana, tureba undi muntu wari umutoni w'Imana cyane Imana ikunda. Murabizi ubushize twarebye umuntu witwa Yosefu mu gitabo cy'Itangiriro, umuntu Imana itangira ubuhamya. Nta kintu cyiza nko kuba umuntu Imana itangira ubuhamya, nta kintu cyiza nko kuba umuntu Imana yirata. Imana ikavuga ngo Aburahamu ni inshuti yanjye, Imana ikavuga ngo Mose ni umugaragu wanjye ukiranuka muri byose, Imana ikavuga Dawidi ikavuga ngo nabonye umuntu we nuko umutima wanjye ushaka. Twese twagombye kugambirira kuvuga ngo ariko nakora iki kugira ngo mu ijuru Imana inyirate. Haleluya. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ngo umuntu nagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kumuhamya imbere ya Data. Ariko njya ntekereza Yesu arimo kukwintroducinga mu ijuru, arimo kukwereka Imana Data, arimo kwereka n'abamarayika akababwira ngo uyu muntu ni kanaka, ni inshuti yanjye. Haleluya. Buriya hari ikintu abantu batajya bumva. Uramutse utekereje Yesu wari we, ugatekereza Imana iyiriyo, Imana umva, nta muntu ndumva wenda ngo numve kuri radio habaye ibirori, habaye iminsi mikuru, ngo numve perezida avuga ngo uyu muntu, uyu ministre mureba ni inshuti yanjye magara, mu bantu nkunda uyu nguyu ni umutoni wanjye. Ndakubwira umuntu perezida yavuga ko ari umutoni we akabivuga ku karubanda, mama mia, abantu bajya bamwubaha icyubahiro kirenze icyo wamwise iryo zina. Nta kintu cyiza gishobora kuba ku mwana w'umuntu nko kwitwa umutoni w'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Niyo waba uri umukene, niyo waba ufite ibibazo, ariko Imana yakwise umutoni wayo, ushatse ujye ubigenderamo wumva uremereye, kuko ni ikintu cyiza. Aba bantu turimo kwigaho muri iyi minsi dushingiye ku magambo dusanga mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 7, Imana ibwira abantu mu gice cya 11 bari barondoye abantu benshi
banejeje Imana, bakoze ibintu bihambaye. Kandi ikintu gitangaje cy'Imana, ntabwo bari intungane. Abenshi muri biyo warebye usanga bari abantu basanzwe, ariko Imana ikavuga ngo aba bantu ni abantu badasanzwe. Ku rukuta rwanjye nabanditseho ndavuga ngo aba bantu banejeje Imana, banejeje umutima wanjye. Haleluya. Ngiye nifuza kuba muri bene abo ngabo. Ngiye njya abantu ko kimwe mu bintu byanezeza ntungutse mu ijuru, nkabona Yesu nk'uko yabigenjereje Stefano. Mujya mwumva mbivuga kenshi, Stefano bamuteye amabuye, aravuga ati muwe mworoheje kunyica mbanze babwira ikintu mbonye. Ati ndarebye mbona ijuru rikingutse, mbona umwana w'Imana ahagurutse, ahagaze, aje kunyakira, mugire vuba. Ntekereza Yesu ahagaze ku muryango w'ijuru, akoze mu ntoki za Stefano, akabwira ngo Stefano, twakurebaga uri ku isi, twakurebaga baguhekenyera amenyo wowe mu maso yawe. Igice cya 6 niko kivuga, tukabona harabagirana nk'abamarayika. Twakurebaga bagutera amabuye basabira umugisha. Congratulations. Ngwino winjire mu munezero w'ijuru. Niba hari ikintu cyiza gishobora kuba ku muntu, nicyo ngicyo. Iyo yagombye kuba impamvu ihagije, mwene data urimo kunyumva, yagombye kuba impamvu ihagije yo kugutera umwete ngo ushakishe kuba umutoni w'Imana. N'iyi si yaguseka, n'iyi si yakunegura, n'iyi si yakwanga, ariko kuba umutoni w'Imana. Ngewe kugira ngo isi nkomera amashyi mu ijuru bamvugiriza induru cyangwa bifashe ku munwa kubera ngewe, nahitamo isi ikandekenyera amenyo ikantera amabuye, ariko nkavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, mu ijuru barimo barishima, ukaba umutoni w'Imana. Kuko Imana iratubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera, cyangwa mwibuke ababanjije kera, ngo bakababwira ijambo ry'Imana, ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Murebe mu yandi magambo, murebe umusaruro wavuye mu ngeso bagiraga, ngo nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Ngo kuko Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Mu yandi magambo biravuga ngo Imana ya Mose, Imana ya Aburahamu, Imana ya Daniyeli, Imana ya Dawidi, niyo Mana yawe, niyo Mana yanjye, niyo Mana yacu. Ibyo yabakoresheje, ibyo yabakoreye, ibyo yabahaye, natwe yiteguye kubidukorera, ariko nituba abatoni bayo. Mwambwiye ngo amen ariko. Haleluya. Ngewe hari igihe nigisha nkumva nanjye ndashaka kwigisha kurushaho, kuko mba numva nanjye ndimo kwibwira, nkababwira nanjye nibwira, nkavuga ngo yes, ibyo ndimo kubabwira nanjye numva nshaka ko biba ukuri ku buzima bwanjye. Haleluya. Muribuka twabonye Yosefu. Reka mbanze mbabwire ibintu 7 uyu muntu yari afite byatumaga abo umutoni w'Imana, kugira ngo nitujye no kwigana tumenye ibyo twigana. Erega ikibazo cy'abantu benshi, basoma Bibiliya ariko ntibazi kuvanamo amasomo ngo bayagendereho. Basoma Bibiliya bakajugunyanya ibyiza n'ibibi, bagasigarana gusa ibintu by'inkuru, ariko batazi amasomo bakuramo. Icyambere, Yosefu yari umuntu utagendera mu kigare cy'abanyabyaha. Bene se baragiraga intama bakazirya, yataka bibwira se. Se yabaza ati ariko intama zimeze zite? Bati zimeze neza. Akavuga ati muze zimeze neza, ariko harimo nizo twariye. Atari kiriya kifuno mwitu gihora kituvuga nabi, twikorera ibyaha kikabivuga. Ntabwo yifatanyaga na bene se mu byaha byabo. Ntukagendere mu kigare cy'abanyabyaha niba ushaka kuba umutoni w'Imana. Icya kabiri, yari umuntu ufite icyerekezo, uhora afite inzozi zigana hejuru. Abantu benshi bagira inzozi z'ibintu bimeze nk'iby'inkoko. Inkoko niyo igenda ireba hasi, ikabona udusimba, ikabona za gashwi, ikabona iminyorogoto, ikabona iki, ntibareba hejuru. Hari abantu bagenda bareba mu isi aho kureba mu ijuru. Ariko Yosefu yari afite icyerekezo kizamuka. Avuga ati narose mbona imiba yanyu ikubita imbere y'uwanjye, turarota kuzadutegeka, ariko ngewe ndota inzozi zijya hejuru, sindota zijya hasi. Icya gatatu, yari umuntu wizera Imana, ntiyihebeshwe n'ibigeragezo. Ubu ari kumubona ageze muri Egiputa kwa Potifari, arimo gucugusa amasafuriya, agakora akazi atitotomba, ntabwo yari kumenya ko bashatse no kumwica bakamugurisha. Kuko we yaravuga ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwo hari iby'Imana yamvuzeho ntabwo nzapfa itarabisohoza. Haleluya. Iyo hari ikintu Imana yakuvuzeho ntabwo uzapfa itaragikora. Hari icyo Imana yari yaramuvuzeho, akavuga ati niyo bangurisha
iriya Mana yavuze yuko iriya miba y'abakuru banjye izanyikubita imbere tu, reka njye kwa Potifari ncogose amasafuriya niho nzategerereza. Jya utegereza Imana aho ugeze, hari ubwo ariho izagusanga. Hari ubwo izagusanga mu bibazo, hari ubwo izagusanga mu bukene, hari ubwo izagusanga mu bukire, hari ubwo izagusanga mu nzira, hari ubwo izagusanga mu buriri. Ujye utegereza Imana aho ugeze. Mwambwiye ngo amen. Ariko ndumva birimo kuryoha. Icya kane yari afite, yari umuntu ufite umutima utabika inzika. Muka Potifari yaramubeshyeye, baramukubita baramufunga maramo imyaka, asohoka agiye gutegeka igihugu. Ntiyabwira Potifari ati zana wa mugore wawe noneho gusobanura uko byari byaragenze. Oya, bakuru be bari baramugurishije bashatse no kumwica, bamusanga muri Egiputa. Arababwira ati nzabagirira neza n'abana banyu, ibyo mwakoze byari bibi ariko jyewe sinzabigenderaho. Umutima umeze nk'uwa Yesu. Abantu benshi muri ino si mpora mbibabwira, bagenda batoragura amasashi. Uwamututse niwe yibuka, utaramuhaye iki niwe avuga. Mugatoragura amasashi nk'abasazi. Ibyo ngibyo ujye ubishyira inyuma yawe, ibyiza bari byo ureba. Niba nta n'ibihari ureba iby'Imana yagukoreye iby'abantu byihorere. Mwambwiye ngo amen. Ariko urumva ibyo bintu atari byiza. Icya gatanu, yari umuntu wumvira Imana, ntatwarwe n'irari ry'umubiri. Buriya njya nkunda kuvuga kuri muka Potifari, buriya sinzi ukuntu abasirikare babigenza. Abafandi bakunze kugira abagore beza, ngira ngo abagore bakunda abagabo abafandi, uzare abafandi bakunze kurongora abagore beza. Na muka Potifari agomba kuba yari mwiza. Tekereza umwana w'umusore ufite nyirabuja mwiza, wamurebye akamubwira ati ubwo ndeba nsigaye umutima warahagaze, ni wowe wagannyeho. Yamubwira ati madamu mbabarire, uri mwiza pe, no kunkunda ni byiza, ariko Potifari yangiriye neza, sinshobora kumuhemukira kandi sinshobora gukora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana. Uwo musore nta kuntu ataba umutoni w'Imana. Umuntu udatwarwa n'irari ry'umubiri akumvira Imana. Niba ushaka kunezeza Imana ukaba umutoni w'Imana, sezera ku marari y'umubiri, sezera ku busambanyi, usezere kuri za nzoga, usezere no ku bindi byose, unezeza Imana. Icya gatandatu gikomerera abantu benshi nacyo, ibyo yageragaho byose yabyitiriraga Imana. Potifari nako Farawo yaramubwiye ati numvise yuko ngo urotora inzozi ukazisobanura nk'ari we wazitanze. Aramubwira ati nyakubahwa mwami Farawo, ntabwo ari giye urotora inzozi, ahubwo mfite Imana, ibyo nkora byose niyo ibikora. Haleluya. Hari abantu bagera ku bintu akavuga ngo ubona ngo nagiye ahantu ngo ntibanavuga ko nakoze nibi, ko nageze kuri ibi. Reka Imana itwara icyubahiro, ca bugufi, icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Haleluya. Ntacyo twazanye mu isi, nta nicyo tuzayikuramo, ibyo dufite byose nibyo twahawe. Icyo cyari cya gatandatu. Cya karindwi, yari yuzuye umwuka, nicyo cyamushobozaga biriya byose. Haleluya. Ibintu birindwi ubigambiriye, ibi ndabibabwira muze gusubira inyuma aya masomo muyitekererezeho, ubu butumwa wongera ubwumve, uvuge ngo ngiye kumaranira kuba umutoni w'Imana, biriya nanjye bibi byanjye. Haleluya. Turakomeje mu rugendo rwacu uyu munsi, turareba undi muntu wari umutoni w'Imana cyane, umuntu witwa Daniyeli. Daniyeli yari umutoni w'Imana, ariko ndagira ngo mbanze mbibutse bene data, niba tugiye kuba abatoni b'Imana, reka aba bantu duhore tuzirikana ngo Imana ya Yosefu niyo Mana yanjye. Niba tugiye kwiga Daniyeli, ubanze wishyire mu mutwe, wikuremo ko Imana itagira abatoni. Umukecuru umwe yigeze kunsanga mu biro, arambwira ati pastor, ati nagira ngo nkusengere, ati burya Imana iba hafi y'abapastori kuruta hafi yacu. Ndamubwira nurabyibeshyaho, Imana ishobora kuba iri hafi yawe kurusha pastori, kuko ubwo ufite ikibazo ishobora kukumva kuruta uko yanyumva. Kuki wumva ko Imana izanyumva nkusengeye, ntumve ko izakumva wisengeye, kandi ari umubyeyi wawe. Umwana washaka kuganira na se, agashaka umuturanyi akamubwira ngo ugende umumbwirire yuko hari ibibazo mfite, se yakwibaza ati kuri mwana wanjye nawe ageze aho kumbwira ibibazo byarantumaho abandi bantu. Ntabwo Imana irobanura ku butoni. Imana ya Mose, Imana ya Yosuwa, Imana ya Daniyeli, Imana ya Dawidi, Imana ya Paulo, Imana ya Petero, Imana ya pastori niyo Mana yawe. Haleluya. Ikibazo dufite cy'abakristo muri ibi bihe nuko
bamwe bashaka kuba abatoni b'Imana ariko batiteguye kurekura ibyo bacigamatiye by'isi. Barashaka gusarura byinshi ariko ntibiteguye kubiba byinshi. Barashaka gushimwa ariko batiteguye kuvunika. Muranyumva neza? Barashaka ikamba ry'icyubahiro ariko ntibiteguye kwikorera umusaraba ngo bambare n'ikamba ry'amahwa. Barashaka ubuzima bworoshye kuko nibwo isi yatumenyereje. Ariko niba ushaka kuba umutoni w'Imana hari ibyo ugomba kureka. Niba ushaka kuba umutoni w'Imana hari ibyo ugomba kuvamo. Niba ushaka kuba umutoni w'Imana hari ibyo ugomba gukora. Ntabwo uziterura gusa ngo nuko usa neza ngo nuko ugira gute. Oya, Yesu yabwiye abantu arababwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Hari abantu bashaka kubona resituruni batari bagura. Hari abantu bashaka kurya ubwasisi bataratanga amafaranga, ngo banze bafate ubwami bw'Imana ibindi biza ari inyongera. Ubwami bw'Imana bugira uko bugenda, ubutoni bw'Imana bugira uko bugerwaho. Ambwiye ngo amen. Ariko ndumva agiye bitangiye kuryoha. Reka turebe umugabo witwa Daniel, turebe icyatumye aba umutoni w'Imana. Haleluya. Daniel, buriya rero mbabwira ikintu gikomeye cyane. Nimusoma mu gitabo cya Daniel muri kiriya gice badusomeye, reka tubanze dusubireyo. Igice cya 9 cyo muri Daniel aho badusomeye umurongo wa 23 wacyo, baravuga ngo marayika waje kuganira. Reka tubanze twumve ikintu kimwe, kubahwa kwa Daniel. Muri iki gice cya 9 ntabwo Imana yatumye umumarayika ubonetse wese. Buriya abasoma Bibiliya zanyu neza, tuza abamarayika benshi Imana yagiye ituma ku bantu batandukanye, siko bimeze. Ariko muri Bibiliya hari abamarayika 2 gusa tuzi amazina. Undi wa gatatu we yabaye Satani, ni yitwaga Luciferi. Ariko tuzi Mikaeli cyangwa Mikael, tuzi na Gabriel. Ariko nkunda ukuntu Gabriel iteka ryose yipresenta. Iyo Gabriel amanutse, ubwo yazaga kureba Mariya, ubwo yazaga kureba Daniel, iteka ryose yipresenta avuga ngo ndi Gabriel wa wundi uhagarara imbere y'Imana. Haleluya. Intumwa yihariye ya Mungu Patiri. Tekereza nk'umuntu aje kukureba akakubwira ati je nitwa Kandaka, ndi intumwa yihariye ya Perezida wa Repubulika, yambwiye ngo nze nkubwire. Hano marayika yaraje, marayika Gabriel niwe wiyiziye. Muze gusubiramo mu bisome ngo umurongo wa 21 ngo ngikomeje gusenga, umugabo Gabriel nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragarukaza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho arambwira anyigisha ati Daniel, ubu nzanywe no kukungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kuri kubwira kukukundwa cyane. Nkundira ijambo. Ikinzanye nuko mu ijuru urazwi kandi urakundwa cyane. Haleluya. Tekereza mu ijuru marayika amanutse akakubwira ati ubu jewe nivuganira n'Imana imbone kubone. Ugitangira gusenga Imana yaranezerewe, irantuma ngo nimanuke nze ngusobanurira ibyo wasobanuzaga kuko urakundwa cyane. Iyi mibereho yawe yanejeje Imana ku buryo yantumye ngo nze nkubwire ngo Daniel urakundwa cyane. Haleluya. Marambwira Yesu, ariko Yesu umunsi nzamera nka Daniel uzambabarira. Hari abantu bajya bambwira ngo babonye Yesu ngo araza arabagenderera mu nzozi, abandi bakambwira ngo babonye marayika ngo araza ngo arabagenderera. Ariko Mana, wazagize rimwe nanjye nushaka uzambwire mfata amasengesho y'iminsi 100, umbwire uti nugeza ku munsi wa 99 nzohereza Gabriel aza kubwira ngo ntwanukundwa, ngo ku munsi wa 90 barantumye ngo nza ngenda buhoro kugira ngo mpagere ku munsi Imana yakubwiye nzayafata tu. Ariko atekereza Gabriel amanutse akubwira ngo bantumye ngo nkubwire ngo mu ijuru urakundwa cyane. Ninde utabyishimira muri mwebwe? Ariko hano aramubwira ngo Daniel, igitumye nzanywe no kuri kubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Kubera yuko buriya muri ya Zaburi badusomeye 25 baratubwira ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa abamwumvira.
hari abantu Imana igira igihishurira amabanga, ikamutereka nkwibira ibanga, reka nkongorere, reka ngira icyo mubwira, reka ngira icyo muhishurira, reka ngira icyo musobanurira. Haleluya. Umuntu wari wicara muri Bibiliya agendana n'umwuka agasoma, cyakora ibi byo ndabizi bijya bimbaho rwose. Hari igihe nicara nkabwira umwuka nari kuko wandikishije igitabo kiri by'umwishurira, hagisoma nkumva ibintu birasobanutse, nkabona ibintu birakingutse, nkumva ibintu biraryoshye, nkumva ayiwe Yesu we. Ariko tekereza Daniel, marayika aje akamubwira ngo kuko ukundwa cyane nje kugusobanura, nje kukungura ubwenge. Kandi murebe ntabwo ari rimwe gusa, mu ijuru niko yitwaga. Halo, ariko muracyankurikiye? Murebe mu gice cya 10 umurongo wa 11, haza undi marayika ngo aramubwira ngo, arambwira ati yewe Daniel mugabo ukundwa cyane. Tekereza kumva sirino yawe mu ijuru witwa mugabo ukundwa cyane. Abamarayika bose bamanukaga bazaga bamubwira ngo Daniel mugabo ukundwa cyane. Ashatse yari gukora ikivugo cye akavuga ati ndi Daniel umugabo w'igikundiro ko witeka. Ati na marayika yamanutse araza akambwira ngo Daniel mugabo ukundwa cyane, ati mu ijuru niko banzi, bati guma 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 guma. Haleluya. Marayika araza aramubwira ngo yewe Daniel mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Imana yahoraga imutumaho. Erega burya ibihugu by'inshuti bihora byohererezanya intumwa. Halo. Hari ibintu byahoraga biri hagati y'Imana na Daniel, yabaga afite ibintu arimo gusengera, turaza kubibona, Imana ikohereza ibisubizo. Umva nanone muri icyo gice cya 10 ku murongo wacyo wa 19, Imana irongera, wa marayika arongera akamubwira ngo haje undi, bazaga ari benshi batandukanye, ngo uwasaga n'umuntu arongera nkoraho arankomeza, arambwira ati yewe mugabo ukundwa cyane witinya, amahoro abe muri wowe. Urumva mu ijuru nicyo cyari ikivugo cye, mugabo ukundwa cyane. Daniel mugabo ukundwa cyane. Haleluya. Niki rero reka twibaza ibintu byatumaga Daniel yitwa mugabo ukundwa cyane. Nawe ndamuvugaho ibintu 7. Umubare 7 ndawukunda cyane, ni umubare w'Imana. Ikintu cya mbere cyatumaga Daniel aba umugabo ukundwa cyane nuko ubundi yari afite igikundiro cy'isi agisimbuza igikundiro cy'ijuru. Ndaje mbibasobanurire neza. Mvuze ngo iki? Yari afite igikundiro cy'isi agisimbuza ku bwende bwe, abigambiriye, abishaka, ntawe umuhase, agisimbuza igikundiro cy'ijuru. Daniel hari ibintu 4 yari afite. Nuzabona umusore cyangwa inkumi ifite ibyo bintu 4. Halo. Nuzabona umusore ufite ibyo bintu 4, agahaguruka akiri umusore akaba umurokore, akakira Yesu nk'umucunguzi n'umwana, akajya bigendana akabibwira abantu ntateshuke iburyo n'ibumoso, uwazinjira mu batoni b'Imana. Kubera iki? Mujye mu gice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4, baratubwira ngo mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nabukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana imugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Umva igikurikiyeho. Nuko umwami ategeka Shipenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore. Muracyankurikiye? Kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli, number 1 bo mu muryango w'umwami, n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, abasore beza barebare badafite amatwi abanguye nk'ay'imbeba. Ngo wa musore ureba ntumuboneho n'akantu na kamwe, umwe ushobora kwiyamamaza akaba mister kuri campus cyangwa mu mujyi, cyangwa akaba ari umukobwa agatsindira miss. Abasore beza
ngo batariho n'inenge kandi bafite family, bafite abavuka mwana we. Nubwo hari n'abaturage na Nebukadinezari yari yaratwaye yaravuze ngo abavuka hariya hepfo mu mibande n'ahandi abo ngabo mubihorere, munzanira abana bafite pedigree, munzanira abana bafite aho bavuka. Murimo murabumva? Muwaza mu mujyi wa Kigali ubwo murumva bo aho babashakira bene babana bafite amazina azwi. Wa mwana uvuga bavuga ngo ndi umwana wa kanaka, abantu bose bagatangira ngo uyu mwana mumufate neza, afite papa. Siko hari abakobwa bamwe bajyana n'abahungu ngo ni ba boyfriend yamara gutaha ababyeyi bakamuza ngo harya nguriya mwana nuwo kwande, ngo nuwo ahantu hirya iriya za Kabeza, ngo hantu iyo umanutse hepfo muri za Kajeke. Ubutaha yazagaruka yakanda buto bati ngo ninde, ngo ni Yohana wa wundi, ngo ntabwo ahari kuko iwanyu ntihazwi. Ba Daniel bari bafite adresse, muranyumva? Wa mwana ufite adresse number 1, nta nubwo ari ko afite adresse gusa, hari abafite adresse ariko ugasanga barabyibushye cyane, cyangwa hari ukundi bagenda imitego, bafite amatwi y'amabanga ameze nk'ay'imbeba. Wa musore utunguka hari abantu bose bakago wow. Urumva Nebukadinezari yaratwara abantu ibihumbi gutoranyamo abasore bamwe bafite pedigree, babandi bakande. Ariko saho bigarukiye aratubwira ngo noneho kandi no muri abo nabo, kuko hari abantu bamwe baza ari bareba bigize, ariko wakomanga ukumva mu gituza harabuhamo umuyaga, bati wakomanga ku mutwe ukumva harimo, nabwo biravuga. Bati oya ndashaka n'abafite imitwe isobanutse, babandi ubwira ikintu ukabona umva ngo babahanga mu by'ubwenge bwo bose, bajijuka mu byo kumenya, bigenzuzi mu by'ubwenge, bamwe bari analytical. Tangira kuvuga ijambo akakuzuriza kuko aba yabibonye kare. Abana bazi ubwengesha. Uri murabumva? Ariko urumva bene uwo musore, bene uyu muntu ntabaho, ntabwo akunze kuboneka. Ni abasore beza bafite family, ni abasore beza barebare basobanutse bafite uburanga, ni abasore b'abahanga. Hanyuma icyanyuma kandi bafite na confidence, batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami. Bene wa musore ugenda, uzi ko hari umuntu ushyira imbere y'umwami ukajya ubona agira gutya, ukabona iminwa iratigita, ukabona ipantaro irimo irajegera, rimwe na rimwe ndetse agakora n'ibidakorwa. Bijya bibaho, ukabona umuntu yabize icyuya kirimo kiramanuka, rimwe na rimwe ukagira ngo ni icyuya ari n'ibindi byamanutse. Oya, tekereza bene uwo musore Daniel yari muri kategori y'abasore badaboneka. Number 1 bafite famille, number 2 bafite uburanga, number 3 bafite ubwenge, number 4 bafite confidence. Ushobora guhagarara imbere ya president akavuga ijambo adatego. Daniel yari muri abo ngabo. Nubona umusore wujuje ibyo bintu bine yahindukiye akaba umurokore, ujye ukoma amashyi uvuge ngo uriya muhungu hari ahantu Imana imujyanye. Nubona umukobwa uvuka muri bene iyo miryango yazamutse agahamya Imana, ujye umenya ngo uriya mukobwa ntabwo azagarukira hafi mu ijuru. Njya numva mu Cyongereza bavuga ngo heaven is the limit, sky. Oya, nubona umusore umeze nk'uwo ntuzavuga ngo sky is the limit, ujye uvuga ngo uriya heaven is the limit, kuko ijuru rihirya y'inyenyeri n'inyenyeri. Hari abantu batazagarukira hafi kubera ko batanze ibitambo binini. Ntabwo umusore nk'uyu nguyu yemera gusiga biriya kuko isi bimukomera amashyi. Abantu uzabona isi komera amashyi bakanga amashyi y'isi bagahitamo amashyi y'Imana, uzamenye ko abo bazagera kure, bazaba batoni b'Imana. Kandi muzitegereze muri Bibiliya abantu benshi Imana yagiye itoranya bendaga kumera nka ba Daniel. Ubundi iyo bajya mu isi ariko bakomera amashyi,
bahitamo gukomerwa amashyi n'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu batubwira ngo bariya ngo iyo baba barakumbuye isi bavuyemo baba barayisubiyemo, ngo ariko barashaka gakondo irusha yayindi kuba nziza. Reka mbabwire bene data mwese muri kunyumva, twese dukunda gukomerwa amashyi n'isi, ariko reka nkubwire icyo waba uri cyo cyose, waba ufite uburanga Daniyeli yari ufite, waba ufite ubwenge Daniyeli yari ufite, waba ufite aho uvuka Daniyeli yari afite aho uvuka, waba ufite na confidence Daniyeli yari azifite, ibyo byose abishyira hasi aravuga ngo ngiye nzavuga Imana, abo mutoni w'Imana. Icyatumaga yitwa umugabo ukundwa nuko hari byinshi yari yarahaze kugira ngo abone iyo titre. Nuzabona umuntu witwa intwari ku isi nuko aba yarabivunikiye. Ntawubona ubutwari yicaye muri salo, urabivunikira. No kwitwa umutoni w'Imana biravunikirwa. Hari igitambo ugomba gutanga kugira ngo ube umutoni w'Imana, hari ibyo ugomba kurekura kugira ngo ufate iby'Imana itanga. Koze mbabwira abakristo benshi bashaka gutwara ikamba ry'icyubahiro batambaye ikamba ry'amahwa, bashaka kubona resiturune batigeze bagura, bashaka gukomerwa amashyi batigeze bavunika, bashaka gusarura batigeze babiba. Ariko Daniyeli hari ikintu yari yarabibye. Imana iravuga ngo uyu mwana atangiye neza. Ageze i Babuloni niho tubibona Daniyeli. Haleluya. Ariko murabyumva nkuko mbyumva. Daniyeli, ikintu cya kabiri cyatumaga Daniyeli abukundwa, yari umuntu ugendera ku ijambo ry'Imana. Muzitegereze muri kino gitabo cya Daniyeli, akigera i Babuloni ngo yitegereje ubuzima bw'i Babuloni, areba ukuntu batungwa ukuntu basangira n'abadayimoni b'i Babuloni, ukuntu barya ibiryo byatambirijwe ibigirwamana. Aravuga ati mu mategeko ya Mose ntabwo ibi byemererwa. Abwira wari ushinzwe igikoni cyabo, aramubwira ati giye ujye umpa imboga n'ibishyimbo undengerezeho amazi. Undi aramubwira ati none umwami yazasanga uburanga bwanyu bwaragabanutse, ati ibyo biharira Imana yanjye aho gusangira n'abadayimoni. Ngo Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 8 aravuga ngo Daniyeli agambirira kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose kibabona. Haleluya. Tekereza umuntu w'umusore wamaze guhabwa icyubahiro, uri hejuru ibwami, ubonwa n'inkumi zose, ubonwa n'abagore bose, ukomerwa amashyi nk'umunyabwenge, ngo agambirira kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose kibabona. Kurinda saza. Muri kiriya gice twasomaga Daniyeli baratubwira ngo hariya mu gice cya 10 ngo nasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ngo menya yuko imyaka y'ubunyage bwacu izaba 70. Bikubwira ngo kiriya gihe Daniyeli yasomaga kiriya gitabo agomba kuba yarafite nk'imyaka iri muri za 90 n'iyindi. Umusaza w'imyaka 90 ugisoma, yamara gusoma agafata ibyo yasomye akabisesengura akabigenderaho. Hari abantu bamwe mwahagaritse, ubu bamwe n'ubukristo bwarabagoye kubera ko batikijya mu rusengero. Ubundi basomaga Bibiliya ari uko bagiye ku rusengero bakumva amagambo y'Imana ari uko bayasomoye na pastor akayabasobanurira. None ubukene bwarabishe, inyota yarabishe, corona yarabagwingije. Muzanababona benshi muri harabo tujya tuganira muri no minsi, muzanabumva no ku maradiyo baravuga, ntibagira n'isoni ngo twebwe twajyaga dutanga ibya 10 ngo kubera ko twajyaga mu rusengero. Oye, ninde wakubwiye ko icya 10 ari amafaranga utanga winjira? Ntabwo ari ihoro. Halo, ngo ndabizi bamwe mutangiye guhekenya amenyo ngo pastori ngo yavuze ko tutagitanga ibya 10. Ntabyo nshaka, je sindi umushonje. Muzabitange itorero rikomeze rikora umurimo waryo, ariko icya 10. Hari abantu benshi corona yakenesheje, bamwe bisubiriye mu nzoga, harimo n'abasigaye bahinga ku cyumweru kubera ko batungwaga n'amagambo basomerwa. Daniyeli yagiye mu bunyage, sinzi naho igitabo cya Yeremiya yagikuye. Arasoma amenya ko imyaka y'ubunyage bwabo izaba 70, aterura amasengesho kuko ibyo yasomaga yabigenderagaho akabikoreraho imirimo. Imyaka 90 n'iyindi, muze kubisoma neza murabibona ngo narasomye nsanga ko imyaka y'ubunyage bwacu izaba 70 ngo nterura amasengesho. Bivuga ngo imyaka 70 irashize, igihe cyo gutaha kirageze. Daniyeli yarasenze kandi byarakoze ko yagendeye ku ijambo ry'Imana. Abatoni b'Imana bagendera ku by'Imana yavuze, ntabwo bagendera ku by'isi ivuga. Reka mbabwize ukuri, isi ivuze ngo duce aha ngaha, Imana yavuze ngo duce hariya, niyo nagenda jyenyine nzagenda. Nahitamo gukomerwa amashyi n'Imana, isi kantera amabuye, aho gukomerwa amashyi n'isi mu ijuru bifashe kwitama kubera jyewe.
kandi ibyo si ukwirata. Intare yigeze kubwira inyamaswa, irazibwira ngo mumbabarire, ngo niyo amapfa yatera jye sinzarya ibyatsi, ngo kandi ntimugire ngo n'umwirato, ngo niko ndi, ngo ndi intare sindisha, nanjye ndi umwana w'Imana. Aho gukomerwa amashyi n'isi, mu ijuru bifashe kwitamo, nahitamo ku isi yose nyanga, ariko nkajyana na Yesu. Icyo nicyo cyarangaga bariya batoni b'Imana bose. Muzabyitegereze umunsi Shadarake na Meshake na Abedenego na Daniyeli we sinzi aho yari yagiye, ngo barabajyanye na Nebukadineza yashinze igishushanyo kirekire. Baravuga ati nibavuze amabumbuka n'amasambuka n'ibindi byuma byose bivuga, mwese mwikubita hasi muramye kiriya gishushanyo. Baravuga batoya, handitswe ngo ntabwo nzaramye ikindi kintu uretse Uwiteka Imana yanjye. Amasambuka n'amabubura n'ibindi byose n'amahembe n'ibiki biravuga. Abantu bose bikubita hasi, Shadarake na Meshake na Abedenego basigara bahagaze, bagendanaga na Daniyeli. Umwami aravuga ati umuntu utanyumvira turamushyira mu itanura ryaka umuriro. Ati Nyagasani, turahitamo gushya. Aravuga ati murahitamo gushya? Bati itanura muricane inshuro 7 muritukuze. Baritukuza bareba kugira ngo bagire ubwoba, bahagaze barimo kongera courage. Barangije ngo barabafata barabazunguza, bati n'ubu barimo kubazunguza ntabwo mwisubiraho. Bati Nyagasani, twakubwiye ngo aho kugira ngo turamye ikigirwamana twakwemera tugapfa, Imana yacu izadukiza, nitanadukiza tuzemera dupfe. Babanaga mu muriro Imana ibasangamo. Daniyeli murabizi abanzi be barabigenzuye, baravuga ati ikintu kizashobora Daniyeli nuko dupfukamira umwami akaba ari uhinduka Imana. Daniyeli aravuga ngo mfukamira umwana w'umuntu aba ari we nsenga? Ngo akomeza gusenga 3 ku munsi nk'uko yabikoraga. Bakamugenza baza kumufata, aravuga ati twagufashe wasenze. Ati kare kose se wagira ngo tinasenze nta nubwo mbihisha. Bamushyira umwami ramwe, Daniyeli waratinyutse urasenga? Ati rwose Nyagasani ubyumve, ntabwo nshobora gusenga umuntu kandi itegeko ry'Imana rimbwira gusenga Imana. Ati ubwo rero intare zirakuriye, ati muzibwire ngo bon appétit. Bamunaga mu mwobo w'intare, Imana iramutabara. Ariko muzarebe iteka ryose iyo wumviye Imana ukagenda nk'uko Imana ivuga, abana b'abantu bashobora kwibwira ngo barakurangije, Imana ikakubwira ngo ya ntabwo bakurangije, ahubwo buri uratangiye. Shadarake na Meshake na Abedenego basohotse mu itanura ryaka umuriro. Nebukadineza azamurijwe aravuga ngo Imana ya Shadarake na Meshake na Abedenego niyo Mana. Daniyeli yasohotse mu rwobo rw'intare, Dariyo aravuga ngo Imana ya Daniyeli niyo Mana. None namwe reka turebe ko Imana yanyu. Babanazemo ngo intare zabasamiye mu nzira. Kubera iki? Uzemere utukwe kubera Imana, aho kugira ngo isi gukomera amashyi, mu ijuru bifashe ku munwa kubera wowe. Daniyeli yumviraga iby'Imana yavuze kuruta ibyo abantu bavuga, ntanatinye n'ubuzima bwe akemera akabutanga. Icya gatatu cyatumye Daniyeli ari umutoni w'Imana, yari umuntu usenga. Daniyeli yari umuntu usenga. Muzitegereze kuva ku itangiriro ry'igitabo cya Daniyeli, uwakubaza ati niki kiruta ibindi uzi kuri Daniyeli? Daniyeli yari umuntu usenga. I Babuloni bagize ikibazo, abakonikoni n'abakarudaya n'abapfumu n'abacunnye n'abandi bose. Umwami aravuga ati narose inzozi zanjye ndazibagirwa, none muze muzindotorera. Baramubwira ati Nyagasani, ibyo nta muntu ujya ubibaza umuntu, ubundi bavuga inzozi barose twe tukazisobanura, none uratubwira ngo nitwibutse inzozi wibagiwe? Ibyo keretse Imana yonyine nishobora kubikora. Mwese babice ntacyo mumaze. Ariko uriya mwami, abami bakiriya gihe bakoraga ibintu bidasanzwe. Uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo bwabagaho. Umuntu yarose inzozi arazibagirwa, ngo ubwo mudashoboye kuzimubwira ngo nibabice, bora bajyana da. Bageze mu nzira batari ko muzi, hari na bya bihungu bimwe birebire by'ibiyuda biherutse kuza nabyo, ntibyagaradiwe tinze ejo bundi, nabyo nibize bijye gupfana n'abandi. Bakoze kuri Daniyeli aramubwira ati ariko mwagize ikibazo cye, nimuduhe iminota mikeya tubaze Imana yo mu ijuru. Ikintu cyatumaga Daniyeli abukundwa ku Mana y'isi yagiraga ibibazo, Daniyeli yazanaga ibisubizo. Kubera n'iki Imana yadutumye kuba ibisubizo by'isi. Arasenga ngo agohetseho gatoya, Imana izana za nzozi za Nebukadineza zimushyiramo. Abwira inkone y'abarindaga aramubwira ati genda utubwirire umwami ngo Daniyeli afite igisubizo cya za nzozi zawe. Amugeze imbere ya Nebukadineza aramubwira ati umva rero nkubwiresha, ntawe ujya akina nanjye, niba uje kugira ngo ubu uhugenzaho gatoya kugira ngo muryeho kabiri, we biragukoraho. Aramubwira ati Nyagasani henga nkubwira, Imana dusenga ni Imana isubiza.
ati naraye insenzi Imana irambwira ngo ntiwarose ukarota ikintu cy'igishusho kirekire gifite umutwe w'izahabu n'igituza cy'ifeza ni umwami ati yes, ati icyo kintu urimo kuvuga nicyo. Arangije kukivuga ati hanyuma haza ibuye rinini cyane riragikubita, igikubita amano cyose gihinduka ivu, hanyuma hazamuka umusozi muremure. Ati bahite bakwambika impeta bagutembereza umurwa wavuge ko Imana ya Daniel ariyo Mana. Daniel yarasengaga ibisubizo bikaboneka. Iyo umwami yarotaga bikananira, ikintu kintangaza ni ukubona Daniel kubera gusenga kwe umwami yaramutoranije aramubwira ati wowe mugize umukuru w'abapfumu n'abacunnyi n'abakonikoni n'abakarudayo, kuko Imana yawe iri hejuru y'izabo. Haleluya. Muri kino gihe ahubwo abapfumu nibo barimo guhabwa umwanya. Abantu baravuga ati ntubona ahubwo abakozi b'Imana ni barutanga, ni abantu bavuga ati ntubona nka Rutanga yafashe umuco wacu wawuhuza namwe muri aho ngaho gusa. Ariko reka mbabwire ikintu cyabyishe ni twebwe b'abarokore. Iyo tuba dukora ibintu isi yagira ibibazo tukazana ibisubizo, bavuga ati mujye gushaka b'abarokore nibo bafite ibisubizo. Twebwe twabaye imbura mu mara. Mujye mumbabarira kubivuga nuko hari ibintu bimbabaza. Abarokore turabeshya nk'abandi, abarokore barasambana, abarokore bashyira mu kazi bakakwiba, abarokore nabanebwe, ntabwo bameze nk'aba batoni b'Imana ba Daniel. Reka turaza kubigeraho mubirebe. Imana ikeneye abarokore bavugana n'Imana bakamanura ibisubizo aho isi yagize ibibazo. Aho dukoze hose tugasiga ibintu bigaragaza ko hari Imana dufite. Ni muve mu bintu byo kwikirigita tugaseka, tugendere mu ntambwe za ba Daniel basengaga ibisubizo bikaboneka. Umva icya kane cyatumye Daniel aba umutoni w'Imana. Yarasengaga Daniel. Gaburiyeli yamusanze mu masengesho amaze iminsi 21. Nubona umusaza w'imyaka 90 wiyiriza iminsi 21 uzamenye ngo uyu muntu hari icyo yabonye. Umutoni w'Imana. Abasore nkamwe benshi ubu ngubu bamufite imyaka 30, 40, abandi dufite 60. Nta nubwo turangana na Daniel. Umubwira kwiyiriza ngo twapfa, wamubwira kwiyiriza ngo twarwara sirimenage, wamubwira kwiyiriza ngo ibyo ngibyo si ibyacu, wamubwira. Abantu benshi ntabwo bafite iyi dinamisme yo gushaka Imana no gushaka ibisubizo nka ba Daniel. Umutoni w'Imana Daniel yarasengaga. Icya kane twihute. Daniel yari umuntu ukunda ubwoko bwe. Buri ikintu gitangaza cya Daniel ngo amaze gusoma ko imyaka y'ubunyage bwabo izaba 70, ngo afata amasengesho yatura ibyaha by'ubwoko bwe, aravuga ngo Mana badata baracumuye, natwe twaracumuye, twateshutse amategeko yawe, ariko waratubwiye ngo nidusenga ngo ubwoko bwawe buzasubira iwabo. Afata iminsi 21 atarya atanywa. Umusaza w'imyaka 90 kubera gukunda ubwoko bwe. Bibiliya tubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatanze umwana wawe w'ikinege. Icyatumye Yesu aza ku isi nuko yakundaga abantu. Nuzabona umuntu ukunda abanyarwanda cyangwa abandi b'ubwoko bwe akabakunda kugeza ahantu ashobora kwitanga ku bwabo, uzamenye ko asa na Yesu. Uwazaba umutoni w'Imana. Akenshi usanga bagushinga impfubyi ukazirya. Biranangaza cyane. Rero ukabona umuntu bamuhaye umushinga w'imfubyi n'abapfakazi, aragiye yaguzemo ikimodoka, aragiye yubatsemo amazu, abantu wabonye shakanaka ngo kuvaho bamuhereye uriya mushinga ngo asigaye ari boss. Ari boss, Imana yifashe kwitamo. Abanyarwanda bacaga umugani ngo umuntu arya ngo yuriye umusaza uruka imvi. Abarya imfubyi n'abapfakazi sinzi icyo bazaruka, ariko mu ijuru Imana bayifashe kwitamo yumiwe. Daniel yakundaga ubwoko bwabo ku myaka 90 n'iyindi, afata amasengesho y'iminsi 20 n'iyindi 21 yose ngo atarya atanywa, aririra Imana avuga ngo Mana waratubwiye ngo nidupfuka kama tugasenga turi mu gihugu cy'amahanga nawe uzatwumva ucyura ubwoko bwawe. Kandi Imana yaramushubije. Icya mbere Gaburiyeli yaramubwiye ngo Daniel ugitangira gusenga warashubijwe. Muri uwo mwaka umwami Kuro yandika itangazo ngo Uwiteka y'Imana ituye Yerusalemu yanshyize ku mutima kuyubakira inzu. None umuyuda wese ushaka gutaha yinguye amarembo mugende, kandi ntimugende imbokoboko, babahe n'impamba yo kugira ngo muzashobore gukora Imana mugeze mu gihugu. Igisubizo cy'umusaza w'imyaka 90 n'iyindi usenga kuko akunda ubwoko bwe. Abarokore, abapastori, reka ntaza kuvaho mena amabanga. Reka tujye ku cya gatanu cyatumaga aho umuntu ukundwa.
ari ikintu kimwe Daniyeli yari afite dukeneye muri kino gihe. Daniyeli imirimo yose yakoraga, sibyo, imirimo yose yakoraga yayikoraga neza, perfectly. Pawulo yandikiye Abakolosayi aravuga ngo ibyo mukora byose mubikore nk'abakorera shobuja mu ijuru, niwe uzabahemba. Nahoze mbivuga, kimwe mu kintu gituma abarokore tutagira umusaruro, ntabwo dufitiye umutima wa Daniyeli wo gukora icyo dukoze cyose ngo tugikore nk'abakorera Imana. Icyatumye Yosefu adacumura kwa Potifari, yagenderaga imbere y'Imana. Icyatumye Daniyeli akora i Babuloni, erega Daniyeli yagize imyanya myinshi. Yari umujyanama w'umwami, yari umukuru w'abapfumu n'abakonikoni. Daniyeli yabaye n'umukuru w'imisoro. Aha rero niho nkunda cyane, Babylon Revenue Authority, komiseri generali wa Babylon Revenue Authority. Mwumva ukuntu bamuvuga. Igice cya 6 aha tuzahigira isomo rikomeye cyane. Njya nigisha abapastori, mumbabarire kubivuga abapastori bagenzi banjye bazumva ubutumwa ntimuzandakarire. Njya nigisha abapastori nkababwira nanjye ndi Yesu, abapastori najya mbahemba nabi. Niba hari ubwoko bukora nabi natwe tubamo, ntitugira amasaha y'akazi, ibyo waduhaye gukora ntitubikora neza. Abapastori benshi iyo bigishije wibaza aho bize, wibaza Bibiliya basomye ariyo. Iyo barimo gukora akazi, mporana abakristo bo mu yandi matorero baza kundeba ngo kuki mutajya kwa pastori wanyu ngo ntaboneka, aba yagiye heza, ngo ntitubizi, noneho mujye munzanira n'ibyacu, nzajya nirirwa mbaragiye mu miroho yanyu, hanyuma we asarura umusaruro w'ibyacu. Ariko ibyo biba ari uburyo bwo kubatungira agatoki. Umupastori utaboneka, abakristo bahamagara ntabitabe, ubwo mu ijuru bazamwita ngo iki? Nanjye ndi Yesu najya mbagabanyiriza. Daniyeli akazi bamuhaga gukora kose yagakoraga perfectly. Tekereza ahantu abanzi be bamukorera audit, bakamushakira imitego, bakavuga ngo Daniyeli ngo mu bijyanye n'akazi ntacyo uzabona wamurega. Umva uko bavuga mu gice cya 6 umurongo wa 2, bavuga ngo bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mu intara 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abahana abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware bwe, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Mumbwire umuntu abanzi be bashobora gushakaho impamvu mu bijyanye n'akazi, bakamugenzura, bakamutega imitego, bakamutega utuntu, bakabura impamvu. Perfect, diligent, umuntu wita ku kazi akagakora ku buryo niyo wamushaka w'ikirego uretse kumubeshyera ntacyo uri bubone. Umva icyavuyemo. Baratubwira ngo umurongo wa 6, bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tuzabona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. So uyu mutipe ibanga rye riri mu magambo y'iriya Mana ye. Hari ibyo adakora kuko biri mu magambo y'Imana, reka tumushake w'ikirego. Kandi baragishatse barakibona, baravuga ati reka tugende tubeshye umwami ashyireho ko tuzamara ukwezi nta yindi Mana dusenga, tuzafata Daniyeli asenga tumumanike. Siho bamufatiye, ariko urumva bagiye kumufatira niho Imana yamurindiraga. So muri rya banga ry'Imana ye, muri rya banga ry'imbaraga ze niho bashatse kumufatira. Ntibamenya ko iyo ufatiye umuntu mu ibanga ry'imbaraga ze uba ugiye gutsindwa. Nushaka gufatira umuntu mu ibanga ry'imbaraga ze uzahatsindirwa. Tumurege ku Mana ye, tumushakire mu by'Imana ye.
abariho tumutegera, bahamutegeye Imana iramutabara. Kwera ngo uratinyuka ukarambura ikiganza ugashaka gukora ku mutoni umugabo ukundwa, muzambona. Kandi koko Imana barayibonye. Ariko Daniyeli akazi ke yagakoraga mu buryo buri impec, byanezeza cyane. Umunsi tuzaproduiza abarokore kuva ku muntu kubura kugeza ku muyobozi mu nzego zo hejuru witirirwa Imana, dukoze badukorera audit bakatuvuga nkuko bavuga Daniyeli. Ngo aba bantu sabanebwe, ngo aba bantu ntibiba, aba bantu ntibarimanganya, aba bantu ntibaba mu matiku, aba bantu sabanebwe, aba bantu ntibacabiranya, kuko bafite Imana, bafite umuryango bitwa abana b'Imana. Twe twitwa abana b'Imana tukagenda nk'abana b'isi. Ariko umunsi tuzabona abantu bameze nka Daniyeli. Impamvu ndimo kwigisha inyigisho, maze igihe nsenga Imana nkibwira nti Imana tubabarire utugirire neza, utuzanira abantu b'Imana bameze nka Daniyeli, bazabe igisubizo aho ibibazo byavutse, kandi bakora akazi bagasiga impumuro nziza inyuma yabo. Njya mbwira abapastori nigisha aho twiga nkababwira ngo abantu benshi bashaka kuryama ntawe wabasasiye, mureke twebwe tuba bashashi. Mureke twe tuba bashashi, abazadusimbura bazaze baje kuryama, ariko twarashyizeho ibitanda n'amatora. Abantu benshi bashaka kuryama nta washashi. Iki gihugu kirimo abantu benshi bashaka gukira nta wadukoreye. Abakoroni baraje baradusahura, abakurikiyeho nibyo twari twubatse barabisenya, none abantu ngo igihugu ntigikize. Ahubwo mureke tubanze dusase, abandi bazabona aho baryama. Daniyeli yari umushashi, aho yakoraga hose yasigaga ibintu bimeze neza. Haleluya. Daniyeli kimwe na Yosefu, reka nihute. Icya gatandatu ngiye kurangiza. Icya gatandatu kimwe na Yosefu, Daniyeli iteka ryose ibintu byagendaga neza, icyubahiro yagihaga Imana. Nkunda ukuntu yabwiye Daniel aramubwira ngo rega ngo nyakubahwa Dariyo mwami, ngo Uwiteka Imana yanjye yarayohereje marayika wayo afunga umunwa w'intare. Iteka ryose n'igihe yajyaga gusobanurira Berushaza yaramubwira ngo ndagusomera ibyanditse hari iby'imikufu byihorere. Hanyuma n'igihe yasobanuraga Nebukadineza yaramubwiye ngo dufite Imana isobanura inzozi. Mwambwiye ngo amen. Ariko uyu mugabo ndamukunda. Hanyuma icyanyuma ndarangiriza kuri iki cya karindwi kimeze nk'icya Yosefu. Ikintu nkunda cyane, nta hantu batubwira ko Daniyeli yavugaga mu ndimi, nta hantu batubwira ko yatigitaga, ariko abanyabyaha, abapagani nibo bamenyaga ko afite umwuka. Nkunda ahantu Berushaza mu gice cya 5 arimo kumuvuga, yaramusuzuguye cyane, ngo numvise bakuvuga. Ako kantu murakazi. Igice cya 5 umurongo wa 14 bavuga ngo numvise bakuvuga yuko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi umucyo wo kwitegereza n'ubwenge bwiza bikakubamo. 16 ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Umwuka w'Imana kurimo. Farawo yavuze kuri Yosefu aravuga ngo tuzakura hehe undi muntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu. Berushaza aravuga ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana aba muri wowe, kuko nyina wa Berushaza mu gice mu magambo abanza yari yamubwiye ati nyamara mu gihe cyaso hari umuntu uri mu mwuka w'Imana. Iyo byananiranaga niwe bashakaga. Umva bene data, ndashoje, ariko reka tubitekerezeho. Abantu buzuye umwuka, abatoni b'Imana bayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Niyo mpamvu Paulo yandikiye abanyeroma aravuga ati rega buriya atuba mu butware bwa kamere ntashobora kunezeza Imana, ntashobora kuba umutoni wayo, kiri kuri mu butware bw'umwuka. Haleluya. Hanyuma icyavuyemo ntabwo ndi bukivugeho cyane, kuko tuzakirangirizaho mu yandi masomo. Abatoni b'Imana ku isi bashobora kwangwa. Shadarake na Meshake na Abedenego bataye mu itanura rya kumurira Imana bakuramo, ihabwa icyubahiro. Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare bamubeshye, Imana imukuramo, ihabwa icyubahiro. Ariko icyubahiro cyabo bagihabwa n'Uwiteka. Daniyeli i Babuloni yarubahwaga, niwe muntu wakoze ku bami 4 bose. Ubundi urebye baba na 5. Ku ngoma ya Nebukadineza yari akomeye, ari umujyanama w'umwami.
ku ngoma ya Berushaza ndetse n'uwayoboye Babuloni igihe Nebukadineza yari yarasaze. Daniyeli yari akomeye. Ku ya Berushaza niwe bahamagaye. Ku ya Dariyo yayoboraga Babuloni ategeka imisoro. Ku ya Kuro yari agisenga. Afite icyubahiro. Hari icyubahiro Imana itanga, nta mwana w'umuntu ushobora kukikwambura. Icyubahiro Imana itanga gitandukanye n'icy'abantu. Icyubahiro abantu baguha, icyaha kirakikwambura. Bakugira minisitiri, icyaha kikagukuraho kandi kigasiga kigusibye. Bajya banakuvuga bakakwibukira kuri cya cyaha gusa, akaba ari cyo bakuvugaho. Ariko icyubahiro wahawe n'Uwiteka kubera ko wagenze nk'umutoni w'Imana uragisaza. Mureke duharanire kuba abatoni b'Imana. Ndangirize kuri aya magambo Pawulo yandikiye Abanyeroma, hanyuma dusenge Imana. Ariko murumva mubyifuza nk'uko mbyifuza? Murumva mwifuza kuba abatoni b'Imana nk'uko mwumva mbishaka? Pawulo yandikiye Abanyeroma mu gice cya 2 niho dusoreje umurongo wa 7. Arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Consistent mu gukora ibyiza nka Daniyeli. Umurimo wose waguhaye ukawukora neza. Niba uri umugabo ukaba umugabo mwiza mu rugo, niba uri umukozi ukaba umukozi mwiza mu kazi akariko kose, niba uri umushoferi ukaba umushoferi mwiza mu muhanda, niba uri umuturanyi ukaba umuturanyi mwiza. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Nabwo Imana izabwongeraho nk'ubwasisi. Hanyuma hepfo ku murongo wa 10 aravuga ngo, ariko reka mbanze uriya ni kuwusimbuka, ngo ariko bafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza no ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Haleluya. Daniyeli yarangije yubahwa mu ijuru, yitwa mugabo ukundwa, n'ubu turacyamuvuga. Reka tugambirire natwe kugenda nk'abatoni b'Imana. Izaduha ubwiza, izaduha icyubahiro, isi nirangira iduhe n'ubugingo budashira. Uwo ni umurage w'abatoni b'Imana. Dusenge Imana. Ariko mwene data wumvise aya magambo, niba wumvise hari ikintu Imana irimo kukubwira, erega ikibazo twagize nuko kenshi twagiye twigisha inyigisho zibwira abantu ibyo kwihana ibi na biriya na biriya, ntitubabwire ahubwo ibyo bagomba gukora ngo baba abatoni b'Imana. Ndimo ndabavana muri neutre, kuko abantu benshi baraparitse bari muri neutre, barahindisha imodoka ariko itagenda. Ushaka ko dutangira gukora ibintu bituma tuba abatoni b'Imana, tukazaraga ubwiza n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Turi abatoni b'Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu. Reka ubutumwa bukore ku mitima y'ubwoko bwawe, ubatera umwete n'ishyaka ryo kuba abatoni bawe, abantu bari muri favor, abantu wishimira, abantu urinda, abantu uherekeza, abantu wihishurira, abantu usobanurira. Duhe kugenda nka Yosefu, duhe kugenda nka Daniyeli n'abandi bose tuzabona muri iyi minsi, kandi natwe tuba abatoni b'ijuru, aba ariko tumenyekana. Genderera abagenzi bacu benshi bashaka kuzarya iby'ijuru ariko banyura mu isi bashaka kwibakomera amashyi. Ubasobanurire ko ntawe uzagenda ayo mayira abiri ngo ayashobore. Ubasobanurire ko hari ibyo usaba abantu bawe. Uduhe kugenda dukiranuka ku buryo twishimira, kuko we ntacyo ushobora guhishwa, ubona n'ibikozwe mu mwijima. Reka tuba abatoni b'ijuru aba ariko tumenyekana. Udukure mu byaha, udushyire mu gukiranuka no kukunezeza. Nongeye gusengera abarwayi, nongeye gusengera abihebye, nongeye gusengera abahangayitse, nongeye gusengera abari mu bibazo. Mana, urambura ikiganza cyawe ubatabare, bamenye kuri Imana ibakunda. Reka imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza n'ibimenyetso hagati muri twebwe, kandi muri iyi minsi turakomeza gusenga rwose ngo tugirire neza.
ni byiza kumva ubutumwa dukoresheje amatelefone, dukoresheje amakompiyuta, ariko ni na byiza guhurira hamwe tukagusenga duhimbaza izina ryawe. Dukingurira imiryango, dukize ubupfukamunwa, dukize korona, uyivane mu nzira zacu, uyivane mu gihugu cyacu, uyikure ku isi. Kandi Mana utebuke ubikore vuba, turarambiwe rwose. Gira ikintu ukora muri iyi minsi, turabigusabye duhuje umutima. Gira ikintu ukora kandi uzabyumva wese azamenye ko twabisabye ukadusubiza. Ba Daniel barasengaga ibisubizo bikaza. Muri ino minsi natwe tugirire neza, dusenge wumve, udusubize nk'abatoni bawe. Reka izina ryawe ryubahwe, reka ubwami bwawe buzure, icyo ubwoko bwawe bunezerwe ko watugiriye neza. Kandi twongeye gusenga ngo umugisha utangure nzo twebwe twakwisabira, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ubane n'abumvise iri jambo bose kandi ubaherekeze iminsi yose mu byo bakora byose n'ababo bose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane itorero ry'Imana. Igice cya mbere tugiye gusomerwa turagisanga mu gitabo cya Zaburi, igice ni icya 25, turahera ku murongo wa mbere. Zaburi ibice 25, turahera ku murongo waho wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ni wowe nshurira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru, siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe. Unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye, ni wowe ntegereza umunsi ukira. Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byahozeho kera kose. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye, nk'uko imbabazi zawe ziri aba ari kunyibuka, nk'uko imbabazi zawe ziri aba ari kunyibuka, kubwo kugira neza kwawe Uwiteka. Uwiteka ni mwiza aratunganye, nicyo gituma azigisha abanyabyaha inzira. Abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka, abicisha bugufi azabigisha inzira ye. Inzira zose z'Uwiteka n'imbabazi ze n'umurava, kubitondera isezerano rye n'ibyo yahamije. Uwiteka ku bw'izina ryawe, mbabarira gukiranirwa kwanjye kurakomeye. Ninde wubaha Uwiteka? Azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Umutima we uzaba amahoro, urubyaro rwe ruzaragwa isi. Ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwe abamwubaha, azabereke isezerano rye. Igice cya mbere dusomewe nta kigarukiye, mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Igice cya kabiri tugiye kugisoma muri Daniel, igice cya 9, duhereye ku murongo wa 20. Reka dusome. By'ibyumweru 70. Nuko nkivuga senga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho. Arambwira anyigisha ati, Danieli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira, kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka.
ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanijwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye, ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategeka kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62, bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye. Maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera, iherezo rye rizaba nk'utembanwe n'umwuzure w'amazi, intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. Mwakire neza ijambo ry'Imana.